sakedrale zamu ibiganza byawe stoya la winestik la zoditaya restonstansigreba retastman igiye gukora hari ibintu Imana igiye gukora ndumva hari ibintu Imana igiye gukora hari ibintu Imana igiye kurema sala adokipo fra hari imirimo muri riterane sala kantaya sibe muri riterane imini tugutegeye amaboko Imana irambwiye ngo n'Imana ikubaho sirikare babazwa ukuntu uwo muntu yaba yabacitse baravuze ngo nitubizi shaka kuvuga ko ibyo utazi ko bibaho biriho ariko ntabwo ubizi ubundi nta muntu umenya byose abantu bazi bike Imana niyizi byinshi niyo mpamvu Imana niyizi itangiriro ryawe niyizi n'iherezo ryawe niyo mpamvu Imana igufitemo poroje ndende nawe uyu munsi wasa nunaniwe ariko Imana izi ko hirya y'ejo uzaba uri umunyembaraga naho wagaragara nkaho ukennye ariko Imana igufite nk'umukandida w'ejo w'ubukire naho wagaragara yuko udashoboye Imana igufite nk'umuntu uzashobora hirya y'ejo niyo mpamvu Imana itajya gucira urubanza kuko ireba mu itangira ryawe ikabona no mu iherezo ryawe ikavuga ngo ndagufite umwuka wongera kubaho mu izina rya Yesu kubaho mubayeho ni ukubaho mu buzima bufite icyizere cyaho uri kugana ariko hari abantu babaho bameze nk'abamara iminsi kurangiza iminsi kuvuga ngo nyine isigaye nigire vuba nzapfa ejo ariko hari n'abandi bari bavuga ati turiho kubera Imana turakomeza kubaho kubera Imana kandi turamutse tuba tugiye kubera Imana no hirya yahariye tuba dusanze Imana kubera Imana aho ndondoye arambwira ati nta dene mfite ntaki ariko nta mahoro mfite ndavuga Imana usanzwe ukorana nanjye ndahumiriza ndasenga ndavuga niba nanagiye ubwo niba ari nikuzimu nyine ubwo nyine nibyo ariko reka mvuga Imana ariko najyaga nirepetesha buri kanya kuko numvise abantu bavuga ngo iyo wagiye ikuzimu ngo ntiwabasha kuvuga Yesu Kristo utwo yambwiraga navanga amagamo Yesu Kristo yego mu izina rya Yesu Kristo ngira ngo wenda kuko baravuze ngo iyo ugeze ngo ikuzimu ngo ukavuga Yesu Kristo ngo bahita bakujugunya yambwira nturabona ni mu izina rya Yesu Kristo ubwo kandi nimo ndacyahiramo Imana irabishobora atese gukintu ya mu izina rya Yesu Kristo nyine ari ukugira ngo ndebe ko navaho hano ariko ndasenga ndashaka kubabwira Imana izi byose twese tuvuge ngo amen twese tuvuge ngo amen noneho Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka dushimire umukozi w'Imana twigishije kandi dushimire ko atuganirije amagambo meza y'ubugingo twamutunga ibiganza tukamuhesha umugisha mu izina rya Yesu amen ndabizi ko dufite gahunda nyinshi ariko nanjye ndumva afite ubuhanuzi bwawe bitari butwara umwanya munini muto kandi nkaba nzi ko Imana yakoreramo ikintu gikomeye ndagira ngo dusome Ezekiyeli igitabo cya Ezekiyeli ibice 37 nidushaka duhere ku murongo wa mbere abatanzi nitwa Spiriye Hakizimana nduwa hano cyangwa se ndumwe mu bayobozi bayobora hano Imana duhana umugisha reka dusome ndashaka kuvuga utuntu duke murabizi sinjya nkunda kuvuga twishi ibi bintu nta wabimara haranditse hati ukuboko k'Uwiteka kwangezeho arasohora ndi mu mwuka aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa anzengurukanaho yakikije hose maze mbona ari menshi cyane
muri icyo kibaya kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami ni wowe ubizi, amen. Reka tubumbe Bibiliya. Ndashaka kugira ngo tuvuge ngo Imana niyo ibizi. Imana niyo igize ite? Kuva ubu sintinyi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi yuko Imana ibitegeka, kwiganyira nukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye mbabasize, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafi, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazize, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bafite. Shaka kuvuga iki? Uzi ibyo uzi, ibyo utazi ntubizi. Dufite Imana ishobora kukumenyesha ibyo utaruzi. Aya makuru dusomye haravuga ngo iki? Nayande kandi ninde wayabonye? Umugabo Ezekiyeli ni umuhanuzi wari ujijutse, ntabwo ari wa wundi wavango byazanwe n'umwuka, yari umuntu wize wasoma. Yari umuntu ushobora kumenya gukora analize z'ikintu ndetse n'ikindi. Ariko Imana iramubwira ngo ndagira ngo ufate ibintu uvanemo ibyo utekereza tumanukane, ngo imujyana mu iyerekwa. Imujyana mu kibaya kirimo amagufwa yumye. Imubaza ikibazo, iramubaza ngo aya magufwa ndaguha umwanya ubitekerezeho, yakongera kubaho? Imana iceceka gato ngo abanze yanarize yumve niba hari icyo abaganga ba Faisal bagerageza. N'abandi basashika n'abandi bose bize n'abarya bo mu Buhinde. Agiye gusubiza aravuga ngo Mana ni wowe ubizi. Bivuga ngo logike zari zirangiye, imibare ye yari yanze. Yasanze ku mpamvu izo arizo zose zaba systeme z'uburyo bwose zitagerageza ngo ayo magufwa yongere kubaho. Ndashaka kukuganiriza ko aya magambo avuga ngo Imana niyo ibizi, ari kubeho kandi uriho. Dufite abantu bariho ariko batagize gute? Batariho. Babayeho nk'abuzuza iminsi, babayeho nk'abategereje gupfa, babayeho nk'abantu babayeho nyine bategereje ikizakurikira ikindi. Ariko dufite n'abandi babayeho
bazi icyo babereyeho, bazi ko bariho kubera umugambi w'Imana, bazi ko hirya y'ejo Imana ibakeneye. Hari abantu bazi ko Imana ibakeneye, aba niyo bagenda mu nzira bagenda nka mine yigenza, bakavuga ngo jyewe mbereyeho impamvu, kuko icyo wavukiye kiruta cyane uko wavutse, nicyo gifite agaciro. Na Yesu ubwo yavukiye ahantu habi, ariko icyo yari avukiye cyari gifite agaciro kurenza aho yavukiye. Tuyihe icyubahiro n'Imana. Ibyo utazi si uko bitabaho, biriho nuko utabizi. Mu yandi magambo, nuko umutima wawe ushobora kukubwira ko hari ibidashoboka. Ibyo Ezekiel avuze ko bidashoboka, nibyo Imana igiye kumwereka ko bishoboka kandi akoresheje akanwa ke. Ndagira ngo mvugane n'uwahaye ibintu iherezo, yuko akanwa kawe ariko kagiye kukuzurira ibyawe uvuga ko byapfuye. Ni wowe ugiye kubihanurira, ni wowe ugiye kubibwira ko bishoboka. Niyo mpamvu nyambwira abantu bavuga ngo fite intambara, fite intambara, fite intambara. Hari igihe umuntu agira intambara mu mutwe we, iri muri we, kandi iyo ntambara mu mutwe wawe, iyo umunsi uhereye none ushobora kuvuga ati ntanzi itangaza intambara yarangiye mu mutwe wanjye. Iyo ibizarangizwa nawe byanze bikunze, mbabwire n'aya masengesho muri gusenga, ntimutekereze irindi rembo rizanyuramo ibisubizo muri gusaba. Ni akanwa kawe, ni wowe ubwawe, ni ibitekerezo byawe, ni ukubyuka kare, ni ukureka kuryamira, ni ugutekereza. Kuko ubundi hari igihe ubona karagiteri z'umuntu ukabona ko azakira, ariko iyo umuntu afite umwuka w'ubunebwe byanze bikunze wapi. Narababwiye ikintu bita amasengesho cyambere azana ibihe byiza, ariko ntiyazana amafaranga. Kuko iyo abazana amafaranga nibo bamuyandusha, ntawe andushije gusenga. Nasengeye mu giti, nagiye mu mazi, nayahagazemo, naraye mu ngunguru usenga, nagenze inzira zose, ariko icyo byandemeraga byari ibihe byiza no gukiranuka. Ariko gushaka amafaranga ni ukuyakorera. Niryo rembo rimwe gusa rinyuramo amafaranga, nta yindi tekinike. Imana ibwira Ezekiel, iramubwira ngo ibyo utekereza ko utazi birahari ahubwo ntubizi. Bisobanura ngo ntutekereze ko amasomo yose wayarangije, hari ibindi ukeneye kwiga. Bivuga iki? Hari igihe ushobora kuba usenze hano imyaka 5, 10 cyangwa 20, cyangwa uri mu bantu bakotribuwe mugura iki kibanza, ukaba utekereza ko ibitangaza by'Imana wabibonye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo uzi nibyo bito ku by'Imana igiye gukora. Twese tuvuge ngo amen. Kandi hari igihe uganira n'umuntu wa kera, akakubwira abananiwe, akakubwira baguye, akakubwira abadashoboye, akakubwira ibintu byagiye bigira. Witindana n'umuntu ukuganiriza abadashoboye, tindana n'umuntu ukuganiriza abashoboye, ahubwo ubigireho. Sinzi na muri hafi aha, ariko ndabizi muraza hafi aha. Twese tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Imana yawe ifite ijisho rireba ibyo uzi n'ibyo utazi. Bibiliya iravuga ngo Imana imuzengurutsa muri icyo kibaya, yamweretse amagufwa ariko iranamusobanurira. Iramubwira ngo aya magufwa ubona yumagaye, yakakaye, yumye, ni inzu ya Isirayeli yumagaye. Ajya mu mibara avatese ko bose mbabona bagenda, mbabona mwiribaya ryiza, mbabona bashananitse, mbabona bambaye amakostime, mbabona mu majipe meza. Kuki uvuga ko bumagaye? Ati barumye, barakakaye. Mbagira ngo mbabwire, abizuba rya covid ritacaniye, ariko dufite utujoriti twinshi twashigajwe na covid two mu mwuka.
niyo mpamvu gusenga arinjira mu rusengero akamera nk'uwinjiye mu bintu bishya, kubera gukomerekera mwaho, kubera kumera nkaho agize abayuko. Iramubwira ati reba ukuntu abantu bameze, barumye rwose. Hari ijambo ryavuze ngo barumye kandi rwose, bivuga ngo barumye kugeza ku rwego bidashoboka ko bakongera kubaho. Ayo yari amaso ya Ezekiyeli. Ndagira ngo nkwibwirire Imana ibeshaho ibyo abantu batekereza ko bitabaho. Ndagira ngo nkubwire Imana ishobora gushyiraho ibyo abantu batazi ko byabaho kandi bikabaho. Abizeranye nanjye bari bavuga ngo amen. Ndagira ngo nkubwire Imana irema abana mu nda, Imana ivuga bikaba, Imana isenya igikuta idakoresheje inyundo, igatabara uwisanze mu nzu mw'imbere. Aya mateka aherutse kuba aho Imana iherutse gufungurira umuntu bita Petero arinzwe n'abasirikare 16. Imufungurira idakoresheje agafunguzo, imukingurira itabyiza urugi, imukingurira ikoresheje tekinike y'ubumana. Uyu munsi aba basirikare babazwa ukuntu uwo muntu yaba yabacitse, baravuze ngo ntitubizi. Shaka kuvuga ko ibyo utazi ko bibaho biriho ariko ntabwo ubizi. Ubundi nta muntu umenya byose, abantu bazi bike, Imana niyo izi byinshi. Niyo mpamvu Imana niyo izi itangiriro ryawe, niyo izi n'iherezo ryawe. Niyo mpamvu Imana igufitemo poroje ndende, nawe uyu munsi wasa nunaniwe, ariko Imana izi ko hirya y'ejo uzaba uri umunyembaraga. Naho wagaragara nkaho ukennye, ariko Imana igufite nk'umukandida w'ejo w'ubukire. Naho wagaragara yuko udashoboye, Imana igufite nk'umuntu uzashobora hirya y'ejo. Niyo mpamvu Imana itajya gucira urubanza, kuko ireba mu itangira ryawe, ikabona no mu iherezo ryawe, ikavuga ngo ndagufite. Rata haleluya! Iyi niyo Mana rero izi ibintu byose. Ibyawe yaraye ibyitegereje, yabimenye, amakuru yawe yayamenye, yakubajije hese ubu bukode wabuvamo, hese iri deni wariyishyura. Wakwiyumvisha ukumva nta muntu muziranye wo muri beka cyangwa se hahandi muri zawunguka n'ahandi, ukavuga uti ese ibi nabivamo ne? Ndagira ngo nkubwire Imana igiye kugucomokora muri ayo mateka, ikubera Imana nyamana. Vuga ngo ni wowe ubizi Imana. Ubyize navuye ngo ni wowe ubizi. Twese tuvuge ngo amen. Imana yawe irabizi. Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira ngo ndashaka gukorana nawe n'akanwa kawe, ugiye guhanura. Ugiye guhanurira itangazo, ni wowe uritanga. Iramubwira ngo hanura umwuka uturuke mu birere bine, usange aya magufwa. Bene data, abantu bumva barakakaye, nimwakira umwuka wongera kubaho mu izina rya Yesu. Kubaho mubayeho ni ukubaho mu buzima bufite icyizere cyaho uri kugana. Ariko hari abantu babaho bameze nk'abamara iminsi, kurangiza iminsi, kuvuga ngo nyine nisigaye nigire vuba nzapfa ejo. Ariko hari n'abandi bari bavuga ati turiho kubera Imana, turakomeza kubaho kubera Imana, kandi turamutse tugiye tuba tugiye kubera Imana, no hirya ya hariya tuba dusanze Imana kubera Imana. Ezekiyeli arahanura ariko atazi ko biri bushoboke. Ngo agiye kubona abona igufwa ritangiye kunyeganyega risanga rigenzi ryayo. Ndagira ngo Imana igukumbuza hahandi usanga ryagufwa mugenzi wacu. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga, iravuga ngo turi ingingo, kandi urugingo iyo ruri kuri rugenzi rwarwo nirwo rugenda rukabasha icyo rubasha.
ndagira ngo Imana yongere yohereza umwuka ubakumbuza guterana kwera, rya gufwa rize risanga rigenzi ryaryo, ngo hanyuma arakomeza arahanura, buri gufwa rigenda ryegera rigenzi ryaryo, ngo kandi rirangije begira gute byirema inteko, ngo ariko agiye kubibona abibona noneho ngo nubwo byaje byasanze rigenzi ryaryo biryamye nk'intumbi. Baravuga ati umwuka wahanuye bwa mbere wari uwo kwegeranya amagufwa, ongera uhanure umwuka ujye mu gisa n'intumbi yongereye igira ubuzima. Ngo arahanura igufwa riraza, nako umwuka uraza winjira muri za ntumbi, ngo za ntumbi zireguka zirahagarara, ngo zimaze guhagarara zirema inteko, ngo buri ntuza igenda ijya mu mwanya wayo, bitangira kugenda bigira icyo bikora cyangwa se abantu batangira kwiremamo inteko, batangira kugenda baba bazima. Ndagira ngo mbatureho ubuzima bw'ubuzima mu izina rya Yesu. Hari ubuzima bw'ubuzima muri Kristo Yesu, hari ubuzima burema, hari ubuzima buriho bwo kuburiho kandi uriho nyine uri wo kubaho kubera ko ukwiriye kubaho. Hanyuma Ezekiyeli aratangara, aravuga ati nabonaga byarahawe iherezo byose, byaranze bitazakunda, kandi ubwenge bwacu bwanyerekaga ko bitakunda, ariko dore Imana irabikoze, irabiremye, itumye bibaho. Kubaho kwabyo kubyinjije mu buzima. None ndabona ibintu bikunze. Ndagira ngo Imana ikoresha itegeko, ikoresha umwuka w'ubuhanuzi, ibyawe bikunde mu izina rya Yesu. Hariho ibintu abantu batekereza ko ibintu bitashoboka. Hari abantu bariho ariko batariho. Nigeze njya ahantu hamwe, cyangwa se yari umuntu umwe, yari umukire, n'umukire pe, n'umukire, yari umumama w'umukire. Nza kwigisha ahantu mu itorero rimwe, arambwira ngo mukozi w'Imana, nifuje ko ari we wasengera, uzaze mu rugo usengere, tujye mu rugo usengere. Numva nta kibazo, ashyira mu modoka, hariho imodoka nziza mwa bantu mwe, buriya n'ubu ufite imodoka umenye ko ukeneye indi. Yanyicaze mu modoka irimo agafirigo hano, arambaza ati ese urakoresha akaji cyangwa urakoresha iki? Umutima nireka nere kumwereka inzara. Arantwara, turagenda, tugeze iwe ku marembo, imodoka wagira ngo iziranye n'igipangu. Igipangu gikubise amaso imodoka kikingura, ntawe ugikinguye. Twinjira mu rugo, turagenda no ku rugi rwo kuri saro, ntiyirirwa akingura ngo uve ngo arashyiramo ngo ya masirere amwe asanzwe. Urugi rwereka ikiganza rukamenya nyirarwo, rukikingura. Mbonye ndi kuhinjira kuko bwari ubwa mbere nari ninjye ahantu nkaho, ntangira kuvuga inuku niko bagikuzimu, ntangira gucyaha mu izina rya Yesu. Ndeba sanga niniruka, n'ubundi harakinze. Ndavuga inti Imana wakira ubugingo bwanjye, ubu nuko bapfa. Tugeze muri saro ye, ye data we, ku gikuta ubona amafi ameze nk'ari koga mu nyanja ya Tiberiya. Wareba saro ye hari ukuntu irimo amazi azamukamo hagati, uwicaye hirya naha ntibarebana keretse kunyuza amaso mu mazi. N'umuntu warebera inyuma ukabona yabayeho.
aranyakira arambwira ati ese yaguye ikiba ko nta kintu wanyweye kubera umutima wagiye mu mutwe nkavuga ni nageze ikuzimu banza ariko bajyayo kuko sinumvaga ko ahantu burya reka nkubwiye ibyo utazi ko bibaho burya bibaho. Hari abantu bakize mu iyi si ndavuga ni bose sinageze ikuzimu ase warya ndicara nk'ingabo zatsinzwe ariko abantu bafite Imana bafite Imana. Arangije arambwira ngo mukozi w'Imana mfite icyifuzo ariko sishaka kwirirwa nyikubwira umwuka wera guhishurire kubera kurumva narindi nanjye mu mubiri nifitiye n'ubwoba ntangira gutekereza ko wenda ryaba ari ideni. Iniryo ndaricyaha mu izina rya Yesu mbona nkinguriye ntashye. Ndangije amera nkaho andondoye arambwira ati nta deni afite ntaki ariko nta mahoro mfite. Ndavuga Imana usanzwe ukorana nanjye ndahumiriza ndasenga ndavuga niba nanagiye ubwo niba ari nikuzimu nyine ubwo nyine nibyo ariko reka mvuga Imana ariko najyaga nirepetesha buri kanya kuko numvise abantu bavuga ngo iyo wagiye ikuzimu ngo ntiwabasha kuvuga Yesu Kristo. Utwo yambwiraga navanga amagamo Yesu Kristo ini yego mu izina rya Yesu Kristo ngira ngo wenda kuko baravuze ngo iyo ugeze ngo ikuzimu ngo ukavuga Yesu Kristo ngo bahita bakujugunya. Yambwira nurabona ni mu izina rya Yesu Kristo ubwo kandi nimo ndacyahiramo ini Imana irabishobora atese gukintu ya mu izina rya Yesu Kristo nyine ari ukugira ngo ndebe ko navaho hano. Ariko ndasenga ndashaka kubabwira Imana izi byose. Twese tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Noneho ndasenga ngiye kumva numva ikirere ndagifashe ndagifata numva mu mwuka imbaraga ziraje nzamutse mu mwuka ngiye kumva numva impinja ziri kurira mu matwi yanjye ari impinja ebyiri kandi zidasa. Manuka mu mwuka ndamubwira nireka nkubwira ibintu bikubuza amahoro bituma udasinzira. Imana imbwiye ko wishe umwana umubyara yarakira umukobwa yiga muri kaminuza atarajya kwiga mu Bubiligi yica umwana amuta muri wese. Ini amajwi urara arira nayurya mwana kandi ntiwigeze ubyatura n'umugabo wawe ntabyaze. Abavuye kuri ya ntebe arapfukama atangira kurira. Ndamubwira nti si icyo gusa kikubuza amahoro ini ngiye kubona mbona n'urundi ruhinja wanize wiga metirize mu gihugu cyo hanze sinzi niba warayize. Arangije aravuga ati nibyo uwo muntu yari afite ikibazo cyuko yararyamaga nijoro yaba ari kumwe n'umugabo akajya kumva babana baraje barize mu matwi ye. Yaba ari muri ofisi arimo akora akazi akajya kumva babana bararize mu matwi ye. Akumva ayo marira yahoragaho aza kugera igihe abura amahoro. Ndamubwira ni nta bundi buryo uretse kwatura ukabwira Imana ikakugirira neza. Ibyo utekereza ko abantu batazi ariko Imana irabizi. Ibyo utekereza ko abantu batabonye ariko Imana yarabibonye. Imana yabwiye Ezekiyeli iramubwira ngo arayibwira ngo ni wowe ubizi ikintu kikubuza amahoro niba ari abapfumu wagiyemo niba ari ibiryo byose wiziritseho ibyo byose ni wowe ubizi kugira ngo uremwe amahoro yawe nuko watura icyaha cyakubasa ukakireka. Ndamusengera ararira mwingingira Imana arambwira ngo ibi bintu nabitangiye amaturo beshi mwicaca isengeramo. Natanze ayo kwibohoza natanze yo kugira gute hari abapasiteri bazi guturisha amaturo atariko irijwi ntiryigeze riceceka. Ndamubwira ni ikintu kivanawe cyasa amaturo menshi ahubwo nuko cyaturuka kireka. Ndashaka kugusengera musengeye
ndamubwira ntuhereye none ntuzongera kumva aya majwi yongera kurira. Uwiteka Imana arakubabariye. Uwo munsi aravuga ngo ntandukanye n'abapasiteri b'abanyamitwe, ngiye kujya asengera aho usengera. Araza arakizwa, tumwakira aho nashatse kuvuga, ariko turamwakira ubu n'umukristo mwiza. Impamvu narishatse kuvuga ni Imana ifite ibintu izi. Ikibazo kibabaje ni ukuba ufite imigozi kuboshye ariko ukaba utazi ko ihari. Ndashaka kugira ngo Imana ikumenyere ibikuboshye, ibituma intonganya zihura iwawe, ibituma ukora ntiwunguke, ibituma ibyawe bitagira amahirwe. Iyo migozi yose Imana irayizi. Ndagira ngo mwiri teraniro tuyisabe ice iyo migozi. Kandi ikibazo cya mbere ni uko utemera kuboshye. Emera ko hari ahantu uri imbohe. Umuririmbyi yaravuze ngo uzaze uca uwo mugozi, uzaba umboshye uwo mutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Ariko ko numva twabaye nk'abantu basubiye ahantu. Imana irabohora shuti, Imana irakora. Twari dufite umukobwa umwe mu majyepfo, yari umukobwa wakoreye Imana sana, yarayikoreye. Yari yarize ibintu by'ubuganga, amafaranga yarayafite, kuko hari ukuntu abadayimoni bagusiga icyangiro kandi ntushaka. Naje gusanga washyiraho iherena, washyiraho iryo kuzuru, washyiraho irya hehe, washyira ku kirenge, washyira. Ndashaka kukubwira ko Imana yafunze iba yafunze. Turasengana, tukajya dusengana, agera igihe arasaza, mu maso biragaragara. Iyo naramutse neza ndi mu bihe byiza, numva nabiramukanya, sinzi ukuntu hari ibintu bijya binzamo. Nanjye ndi umuhanuzi wemera ko nzi ko ndi umuhanuzi. Ndababwira ariko kana niki gituma udashaka kandi uri umukobwa w'umukire kandi uri na mwiza? Ati simbizi, ntuzaze tujye gusenga. Umwe aza kumpamagara, yakoreraga ku bitaro bya kaminuza y'I Butare, arambwira ati tujye gusenga. Mbwira undi muhungu w'inshuti yanjye nawe wari umuhanuzi, twakundaga gusenga, ntitugende. Turagenda mu ishyamba rya kaminuza rya Ruberetumu turasenga. Tuzamuka hano tujya ahantu bita ku Ibendera, turasenga. Dusenze ariko dufite Imana igira amaso. Ndumva hari abantu mpawe gusengera muri iri teraniro. Dufite Imana igira ikintu bita amaso. Noneho tumanutse ku Ibendera, ndamubaza ni sinkuzi neza, ariko se afite abagore babiri, yashatse umugore wa kabiri. Ati nibyo. Ini dore uyu mugore wa kabiri niwe wagutabye mu bikingira iby'irembe wabo hari icyangugu. Agutabayo, agushyira no munsi y'ishyiga ngo ntuzigere ushaka. Ubwo yari mukase. Ariko Uwiteka arambwiye ngo arakubohoye. Undi aravuga ati turajyayo, amafaranga ndayafite, ivatiri iratujyanayo, tubitaburure. Nta kibazo. Tuba turazamutse, afashe ivatiri, tuyuririye kuri Foko, turagiye no muri Nyungwe. Tugenda tuvuga intisigaho kwizera guke, nawe wundi yakizwa. Wibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza, yamufasha atunguwe, yemera gukizwa ubwo aba intumwa ya Yesu, yamamaza ubutumwa. Irashira, irashira,
dore iminsi irashira dutabara ubu twese twe gukererwa dutyo ibyo uzabishobora ute ntibizakunanira niba ufite umwuka wera ndagira ngo nkubwire ko dufite Imana igira amaso abizeranye nanjye dutere haleluya dufite Imana ikora turagenda tugezeho dusanga umuntu ubwo ni mukasi ntawe uhari ibireba mu marembo turacukura tubivanayo twinjira mu ishiga yari ahazi tubivanayo ntitwatinzeyo twongera twurira ivatiri turagaruka iyo umunsi afite abana batatu ni umuririmbyi muri korali ntashatse kuvuga kubera impamvu za midiya ariko ndashaka kukubwira ngo dufite Imana ireba tera haleluya nagira ngo Imana ibohore imigozi yawe utari uzi ko ufite ariko ikubohore hari impamvu ukora akazi ariko bikanga hari abantu bahora bagenda marishiriye bagenda basubira inyuma agakora cyane ariko ntatera imbere agasenga cyane ariko ntazamuke akagira imbaraga zimumanipira ndashaka kukubwira ngo dufite Imana bwira Imana ngo ni wowe ubizi haguruka dusengane Imana ni wowe ubizi ko wakora ni wowe bazi ko Imana irabizi ko wagera ahantu wakwerekera ahantu latostaya zelemande tokifaza bwira Imana ngo uri Imana ibizi topela za kedrale zamu ibiganza byawe stoya la winestike la zoditaya restonstansigreba retastmian taya la bafoli wa zekita yadre abantu ntibazi ibyawe ariko Imana irabizi urabizi Imana hey ndabona hari abantu Imana igiye kubohora muri iri teraniro izina rya Yesu Kristo topenetai zamu ibiganza byawe uhumirize tangira ubwira Imana ngo kora operasi bohora Mana hari ibintu binaniza umugore wawe bohora hari ibintu binaniza abana bawe hari imbaraga zigenda bohora Mana alazalata yago repafa izina rya Yesu Kristo hariho ibintu Imana igiye gukora izina rya Yesu Kristo hari ibintu Imana igiye gukora numva hari ibintu Imana igiye gukora hari ibintu Imana igiye kurema sala adokipo fra kora imirimo muri iri teraniro sala kantaya sibe taimini ye tugutegeye amaboko Imana irambwiye ngo ni Imana ikubohoye stayabin rambura uko kuboko kwawe kuko ntikurambuka tayaste hari imbaraga zajemo barakuziritse ariko hari Imana ibohora dufite Imana ireba dufite Imana ireba hari imbaraga z'Imana ngiye kubona mbona ni ibintu bimeze nk'ibyagiye biza gake gake ariko ijwi rirambwiye ngo n'Uwiteka tapele esdin uhura n'umwuka ugukurura wumva amajwi urota inzozi ziteye ubwoba ariko dore uko Uwiteka avuganye nawe ni Imana yongeye kurinda ubuzima bwawe Mana ishimwe ndumva Imana ikoze taya pelefo taya zigrer otaya sikidrin hashize iminsi igera nko muri 14 ni ukuvuga ngo muri iyo minsi nari mvuze umeze nk'umuntu wagarukiye ku marembo y'urupfu kuko hari aho wageze umwuka umera nk'aho uheze ariko Uwiteka akora ikintu gikomeye Imana irambwiye ngo iguhaye iminsi y'inyongezo hari ikintu Imana ikoze Imana yumvise amarira yawe akira ubutabazi bw'Imana abizeranye nanjye bahari bavuge ngo amen amen taya lepi fosti
sigaho kwizera guke nawe wundi yakizwa. Wibuke icara aho ngaho ngusengere. Wibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza. Umva ukuntu Imana irashira. Ariko man uri hano ngiye kubona mbona iminyururu iri gucika ku buzima bwawe. Ubwenge ufite ntiwakagombye kubaho kubayeho uyu munsi, ariko Imana irambwiye ngo ni Imana yakuzanye ije kukubohora. Uri umuntu ufite ibitekerezo ariko Satani azakanyaga, ariko Imana irambwiye ngo nonaha irakubohoye. Ikindi irambwiye ngo reka ibyaha uve muri gurupe zose zidafite umumaro kuko zagize uruhare mu kudindira kwawe. Urahari uri hano. Hari imbaraga zigufite. Uyu munsi wakabaye ukora akazi nk'abandi. Ijwi rirambwiye ngo nawe iwanyu barakureba bikabatera agahinda. Byarupfukamira naje musengere. Jyana telefone yawe utaza kuyibagira. Muzamura ibiganza dusenga Imana kuko dufite Imana iri gukora. Imana ishobora byose. Mwigize abantu bakire kubohoka kuko uyu ni umwanya kugira ngo tubohoke. Izina rya Yesu. Hari ibintu Imana ije gukora bitandukanye n'ibyo abantu bibwira. Data wenda gushimye. Ngiye kubona mbona uri hagati y'imyambi ibiri. Hari abantu babiri bari bafoye imyambi bagira ngo baguhurizemo hagati. Ngiye kubona mbona bararekuye, ariko ngiye kubona mbona hari ikiganza nanone kibifashe. Ijwi rirambwira ngo uri hagati y'abanzi babiri bashaka ubuzima bwawe. Ngiye kubona kandi mbona ikiganza cya marayika gikoze ku mubiri wawe. Ijwi rirambwira ngo mu nda yawe nawe hari ukuntu ujya uhumva ukumva sinzi uko hameze, ariko none aha ngaho Uwiteka arambwiye ngo arabirangije. Ugiye kubona kugira neza kw'Imana. Ijwi rirambwira ngo ugira ishyaka ry'ibyiza nubwo ugira intege nke. Taya Palestine. Ijwi rirambwiye ngo warize amarira menshi urarira urihoza, ariko Uwiteka arambwiye ngo uhereye none aha ngaha igiye gushyiraho iherezo. Wabaye indirimbo mu kanwa k'abantu. Bantu barakuvuze kugezwa bakwita ko nta n'ubwenge ugira. Jya hariya nawe ngusengera Imana. Hari ibintu Imana ije gukora ibyo uri Imana ibohora. Starapifo. Uri Imana ibohora. Hari umuriro uzimye ku buzima bwawe. Waje hano umeze nk'uhungiye ku Mana, ariko Imana yakiriye ubuhunzi bwawe. Imana yemeye kuyihungiraho. Rataya lazawi retashike bonefotra totaya zaketa aneforigi. Hari ibyo duhaye itegeko muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga twambuye mu izina rya Yesu. Zali women taya sikibofai. Turi imbere yawe Mana. Zokita. Turi imbere yawe. Fata kuri yonda yawe. Turi imbere yawe. Irembo ryera TV. Irembo ryera